Ese wari uzi ko inzozi zawe zishobora kuba ubutumwa bukomeye cyane? Hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bigira icyo bitubwira. Inzozi ni kimwe muri byo. Nyamara inzozi zishobora kuba ubutumwa, icyerekezo, gukangura ubwenge n'umutima, cyangwa n'imbibi z'ubuhanuzi. Hera uyu munsi uha agaciro inzozi zawe. Niba warigeze kurota ibintu bikomeye cyane bikagutera ubwoba cyangwa se bikagutera kwibaza, ushobora kunyandikira muri comment nkagufasha, nkakubwira icyo bishatse kuba byavuga. Ndabasuje kandi nongeye kubahereza ikaze bakunze ba Dream Zone TV muri wa mwanya twahariye gusobanura inzozi, ibyo zishobora kuba zavuga n'ubutumwa buzikubiyemo. Yes, rero mbahaye ikaze aho mugiye muri muherereye mwese uko mwakabaye, by'umwihariko abari mu Rwanda, ndavuga iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali ariwo natwe duherereyemo. Ese mumeze mute bantu bacu dukunda cyane? Ndababwira ko nanjye meze fresh cyane, ariko ntabwo nakirengagiza abantu baba bari bwota amasimbi cyangwa se bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Namwe aho muri mukomeze kugubwa neza cyane, kandi utameze neza uyu munsi akomeza yizera Imana yo mu ijuru, byanga byakunda agomba kuba yamera neza cyane. Rero uyu munsi ubundi ni njyewe Aizo mugiye kongera kubana hano mu kiganiro, cyangwa se nk'uko byari bisanzwe tubana hano mu biganiro byacu bya buri munsi dusobanura ibijyanye n'inzozi cyangwa se inzozi tugenda turota mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dore ko twibaza ngo ese uyu munsi tugiye kuba twaganira kuki? Uyu munsi tudatinda tugiye kuganira ku nzozi kabisa, kurota amafaranga cyangwa se ubukire. Kurota amafaranga cyangwa ubukire niyo nzozi tugiye kuba twaganiraho cyangwa se twasesengura ngo twumve icyo biba bishatse kuvuga iyo ubirose. Inzozi y'uyu munsi, ese wigeze urota amafaranga cyangwa ubukire? Nimba warabirose, icara cyangwa se utege amatwi tugusobanurire wumve icyo bivuze. Ese kuba wararose urimo guhabwa amafaranga cyangwa urimo kuba umukire bivuze iki ku buzima bwawe? Ibi ngiye kubigusobanurira, ndaza no kuba naguha ingero z'abantu bamwe na bamwe bagiye barota inzozi nk'izi ngizi bikarangira hari ukundi kuntu bigenze, cyangwa se hari impinduka babonye mu buzima bwabo. Iyi nzozi yo kurota amafaranga cyangwa se ubukire ifite ubusobanuro bugera kuri bune bukomeye cyane, aribwo tugiye kuba twarebera hamwe. Ntabwo nza kuba natinda cyane. Ubusobanuro bwa mbere cyangwa se ku ngingo ya mbere, kurota amafaranga menshi mu ntoki cyangwa se mu isakoshi. Ibi bisobanuye cyangwa se bivuze ko bishobora kuvuga amahirwe y'akazi cyangwa se iterambere mu bikorwa byawe bya buri munsi uba urimo. Iyo ngingo tuze kuba twayumva neza cyane. Kuba warota amafaranga menshi mu ntoki cyangwa se mu isakoshi, icyo bishatse kuba byavuga ngo bivuze cyangwa se bisobanuye ko ushobora kuba hari amahirwe y'akazi cyangwa se iterambere mu bikorwa byawe bya buri munsi uba urimo cyangwa se uba ugenda ukora. Ku ngingo ya kabiri, ngo kurota uhabwa amafaranga. Kurota rero uhabwa amafaranga nabyo bifite igisobanuro cyabyo hano kabisa, babigeneye cyangwa se babonye ko ari cyo, ngo bisobanuye ko ukeneye gushimirwa, by'umwihariko nyine hari ukuntu ubona nyine ukora ukabona ko ukeneye kuba washimirwa n'abantu runaka. Rero ngo ukeneye gushimirwa, ngo cyangwa se hakaba hari umuntu ushobora kuba yagufasha mu bintu runaka byawe bwite. Ni nacyo kuba wabona nk'umusaponsa cyangwa se umuntu uza kuba yakwishingira akemera kuba yagufasha. Ibyo rero iyo rose uhabwa amafaranga kabisa, ngo bishobora kuba byasobanura icyo kintu. Reka tujye kuri gatatu nabwo tudatinze cyane. Rero ingingo ya gatatu, ngo kurota utaye amafaranga cyangwa se bayakwibye cyangwa bayatwaye. Ibi bivuze ko ufite ubwoba bukomeye bwo gutakaza ikintu gikomeye cy'agaciro kuri wowe. Muri make uba ufite impungenge zikomeye cyane. Ingingo ya gatatu nizere ko twese turi kuyijyanamo cyangwa turi kuyumva neza cyane, ngo kurota utaye amafaranga cyangwa se bayakwibye. Ngo ibi bivuze ko ufite ubwoba bukomeye bwo gutakaza ikintu cy'agaciro kuri wowe. Muri make uba ufite impungenge zikomeye cyane. Rero umunsi warose gutyo uzamenye icyo bishatse kuba byavuga. Reka tujye ku ngingo ya kane tudatinze cyane rwose. Ingingo ya kane nayo iravuga ngo kurota urimo gucuruza cyangwa se kubika amafaranga. Inzozi nziza cyane kabisa. Kurota urimo gucuruza cyangwa uri kubika amafaranga, ibi bisobanuye gucunga neza ibyawe cyangwa se imari yawe, ngo cyangwa se gutegura ahazaza hawe neza cyane. None se muri izi ngingo uko ari enye uko tuzibonye, ni izihe wabashije kuba warota cyangwa se ni izihe nzozi wabashije kuba wagenda urota?
nyandikira muri comment mbigufashemo. Nizere ko aho tugeze ahangaha kabisa umuntu wese yamaze kuba yakora subscribe, ngiye ngo nawe turayikora. Nyamuneka kandi aho ngaho kuri subscribe, ukoresha ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Nuvuga ngo iyo ikiganiro cyamaze kuba cyaryoha uhita ugisharinga cyangwa se ugisangiza abagenzi bawe, abashuti bawe muri rusange, ndetse ugakanda kuri like kugira ngo bigaragare ko wakunze ibiganiro byacu. Nyamuneka rero kandi nkwibutsa ko iyo ukoze subscribe ikiganiro cyose dukoze ukibona mu bantu ba mbere kabisa, cyita notification ikugeraho mu bantu ba mbere cyane. Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu rero nkuko biba bisanzwe. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ari Ghetto Challenge TV nk'ibisanzwe, mukomeza kugenda mukurikira kandi bagezaho ibijyanye n'inzozi. Ubukire mu nzozi ese ni ikimenyetso cy'ukuri? Kuri utu ufite ibintu byinshi harimo nk'amazu, imodoka, amafaranga, bisobanuye icyifuzo cy'ubwisanzure, gutsinda, kuba wumva ushaka kugera ku nzozi zawe. Ariko se ibi byose ni iby'ukuri cyangwa ni amarangamutima? Hari ubwo inzozi zacu zitwereka ibiri mu mitima yacu kurusha ibiri mu hazaza hacu. Dore ko inzozi ari umwe mu bahanuzi bacu bibanze, batugezaho ibintu bigiye bitandukanye, ibyiza, ibibi, ibinyoma n'ibikabyo. Wabyanga wabyemera, ibi bintu nkubwiye umuntu ajya birota. Hari igihe urota ibintu bikaba ari byo koko, ahandi ukarota ibintu bikagutera ubwoba. Hakabaho n'igihe urota ibintu rwose ugasanga ni ibikabyo, ugasanga ni ibintu nyine ubona ko bidapfa kuba byashoboka cyane, ariko biba bifite icyo bisobanuye. Nyamuneka rwose inzozi zanyu mugiye mubasha kuba mwagenda muziha agaciro kagiye gakomeye cyane, dore ko nk'uko twabanje hari imbere cyangwa twabivuze tugitangira yuko inzozi kabisa zifite kuba zakugezaho ibintu bigiye bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, dore ko hari n'igihe umuntu arota bitewe n'ibintu aba yagiye yirirwamo kabisa by'umunsi wose. Uko umunsi wagenze ubwonko bukabasha kuba bwagenda bubisamarayizinga, ukabasha kuba wagenda ubirota. Tugenda tugana rero no ku musozo, ariko ndaza kubahereza ingero z'abantu bagiye barota inzozi bikarangira zibaye impamo. Ariko mbere yuko mvuga izo ngero, reka dukomeze hano ku musozo. Inzozi ntizivuga ibizaba gusa, ahubwo zerekana ibiri mu mitima, ibyifuzo n'ubwoba dufite muri twebwe. Ese wowe wigeze urota amafaranga cyangwa ubukire? Byari bimeze bite? Nyamuneka twandikire muri comment dukomeze tugende tukubwira. Rero ntantiza cyane, reka nirekeze kuri zangiro nababwiye kabisa z'abantu bagiye barota ibintu bikarangira hari impinduka zibabayeho mu buzima bwabo. Dore zimwe mu ngero rero twabateguriye tujye kuba twabagezaho kuri uyu munsi wa none. Hari umugabo warose akubise ku isakoshi irimo amafaranga. Wakibaza ngo byagenze bite cyangwa se yarose gute? Yarose aguye ku isakoshi irimo amafaranga menshi cyane ahantu atigeze amenya, arayafata. Icyakurikiyeho, igihe gito nyuma y'izo nzozi yahawe amahirwe yo gukora interview y'akazi yifuzaga kuvana kera, birangira ayitsinze. Uyu mugabo yavuze ko iyo nzozi yarose yamuhaye icyizere, cyangwa se izo nzozi zamuhaye icyizere gikomeye cyane. Muri make izo nzozi yarose zatumye yigirira icyizere, yongera kumva ko ashobora kuba yatunga amafaranga. Kandi koko mu gihe kidatinze cyane byarangiye wa mugabo ubashije kuba yabona amafaranga, kuko yese akora cyane, ashyiramo ingufu, akora uko ashoboye, birangira agize icyo ageraho. Nawe kandi byakubaho kandi wabishobora cyane, ndanabikwifurije. Reka tujye ku rugero rwa kabiri rw'umudamu nawe kabisa warose ari guhabwa impapuro zigaragaza konti yuzuye amafaranga menshi cyane kabisa. Wakibaza ngo ese byagenze bite? Yarose ahabwa impapuro za banki zuzuye amafaranga menshi, aribaza, muri make yumva biramucanze. Ariko mu minsi mike yatangiye umushinga yari yaratinye gutangira, yumva atabibasha. Bimutera courage, atangira umushinga ugira munini cyane, uzana inyungu zikomeye cyane. Yavuze ko izo nzozi zatumye atinyuka, kandi nawe wabishobora, kandi nawe watinyuka. Tinyuka kuko urashoboye. Reka tujye ku rugero rwa gatatu twihuse cyane. Urugero rwa gatatu ni umusore ngo warose ufite inzu n'imodoka nziza cyane. Wakibaza ngo ese byagenze bite? Ubwo yarotaga ngo yarose atwaye imodoka nziza cyane, ataha mu nzu ya etaje nziza cyane. Icyakurikiyeho nyuma y'inzozi yamuhaye motivation. Uvuga ngo iyo nzozi yarose kabisa yamuteye courage zikomeye cyane. Wa musore yatangiye kujya akora agenda yizigama, dore ko mbere ngo atizigamaga, arizigama akora uko ashoboye, agenda yiteza imbere.
nyuma y'imyaka 3 ndakubwiza ukuri koko uwo mujene cyangwa se uwo musore yahise abasha kuba yagura imodoka yiwe bwite agendamo, ngo n'ubu tuvugana ari kubaka inzu yiwe imeze neza cyane kubera inzozi yarose zamugeze gute zatumye atangira kwisigamira agira ibyo ageraho. Ese ushaka inzozi ya kane ari nayo ya nyuma? Yase umukobwa warose amafaranga ye bayibiye. Inzozi yo mu yitondere bya danje. Yarose amafaranga ye bayibye, ngo yari afite amafaranga menshi mu mufuka ariko aza kuyibwa. Icyakurikiyeho nyuma y'iyo nzozi yamenye ko hari inshuti ye ya hafi yashakaga kumugirira nabi ku bijyanye n'amafaranga. Inzozi zamuhaye impuruza cyangwa se kwitondera abantu bari hafi ye cyangwa se bamukikije. Urumva ni ibintu bikomeye cyane nyamuneka.